Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro cyane. Nizere ko Umwami Imana yabarinze muri amahoro. Mukomeze kugubwa neza. Amahoro ya Yesu aha abantu be atagira akagero kandi atarondoreka, akomeza atwarire muri twebwe hagati. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Rero ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana, kuko kuvuga Imana ntabwo bintera ipfunwe ahubwo biranyuzuza. N'ubundi tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani igice cya 21. Ni igice kirimo ubutunzi bw'ubwiza bw'Imana n'imbabazi n'urukundo. Ni ukuri nagira ngo dufatanye kucyumva neza. Duhereye ku murongo wa 5 rero haranditse ngo Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi cyane. Reka dusome ku murongo wa 12. Haranditse ngo Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri bo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza turinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Tusubire ku murongo wa 15. N'ubundi tumazeho iminsi. Ngo nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwamuzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Twongere tugende ku murongo wa 19. Imana yacu ishimwe cyane. Icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Ku murongo wa 22 haranditse ngo Yesu aramusubiza ati, niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira upfa iki? Nkurikira. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Aya magambo nahisemo nk'amagambo y'ingenzi numva nshaka kubakiraho mesaje y'uyu munsi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi numva rindi ku mutima riravuga ngo ntawe bitabera, nawe byakubera. Nawe byakubera. Nawe byakubera kwitwa umwana w'Imana. Nawe byakubera Yesu aguhamagaye ati, mwana wanjye. Iri ni ijambo Yesu atavuze rimwe gusa. No mu gice cya 13 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani, iri jambo ryo kwita abigishwa be abana be ni ijambo rikungahaye ribaye ubwa kabiri Yesu aribwira intumwa ze. Hanyuma ni ijambo rifite ubutunzi bukomeye ku mubyeyi n'umwana. Isano iri hagati y'umwana n'umubyeyi, ubwuzuzanye buri hagati y'umwana n'umubyeyi, ubufatanye buri hagati y'umwana n'umubyeyi, urukundo ruri hagati y'umwana n'umubyeyi. Ni amagambo akomeye cyane atsika isano iri hagati ya Yesu n'intumwa ze. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Nuko arababaza, mbese mufite icyo murya? Yari yababajwe nuko babuze icyo barya bakajya kuroba ariko ntibagire n'icyo bafata. Arangije arababwira ngo noneho kuko ndi umwami menya byose, nimujugunye iburyo bw'ubwato. Ngo bafata amafi menshi cyane, bayavugamo n'umubare uko zanganaga. Hanyuma kandi ngo basanga yabatariye umutsima. Imana ijya itugaburira, ikatugaburira mu buryo tutakekaga. Imana yacu itugirire neza.
ijya imenya ko dushonje, ijya imenya ko tubabaye, ijya imenya ko dukeneye ababyeyi, ijya imenya yuko dukeneye gukunda, ijya imenya yuko dukeneye gukundwa. Imana yacu itugirire neza cyane. Dukomeje ku murongo wa 15, Yesu yabajije Simoni aramubaza ati mbese urusha abakunkunda? Imana yacu itugirire neza cyane. Urukundo ni ingenzi mu buzima, urukundo ni ingenzi mu bantu, mu batoya n'abakuru, mu bakomeye n'aboroheje. Iyo urukundo rwabuze haba habuze ikintu gikomeye, bigatuma habaho n'ibindi bintu bikomeye, bigatuma ubwiza n'icyubahiro abantu bari bafite bisesekara, bigahinduka ubusa kuko urukundo rwabuze. Imana yacu itugirire neza cyane. Arabimubaza, arangije amuha akazi, amuha inshingano zo gukora. Yesu ajya atanga inshingano, Yesu ajya atanga akazi. Iyo udafite icyo gukora, hari Imana ishobora kugucira inzira, ikagucira akayira, wajya kubona ukabona ubonye icyo gukora. Imana izi ibyo dukeneye turi mu isi. Imana yacu itugirire neza, kandi Imana ikeneye yuko tuyikurikira. Yesu abwira Petero ati ragira abana b'intama zanjye ariko nankurikira, nkurikira, nkurikira, nkurikira. Imana ishimwe. Hanyuma hazaho wa mwigishwa nanone yakundaga. Aha ndagira ngo mbereke uburyo hano harimo ubutunzi bw'ubwiza n'icyubahiro, harimo ubutunzi bwo gutanga inshingano, harimo ubutunzi bwo gutanga kurama ndetse no kuzabaho nyuma y'ubu bugingo, harimo ubutunzi bwo gutanga ibyo kurya. Imana ikamenya neza yuko abantu bashonje, ijya ibimenya. Iyo ushonje ijya ibimenya. Iyo udafite abagukunda irabimenya. Iyo nawe udakunda irabimenya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu hano hariho gukunda no gukundwa. Dukeneye urukundo turi mu isi, dukeneye urukundo rw'Imana, ariko dukeneye yuko n'abantu badukunda bakatwitaho, ariko natwe tukita ku bandi. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana irakuzi, Imana iranzi cyane. Nanjye byambera gukurikira Imana, byambera kwitwa umwana w'Imana, byambera nawe, byakubera kugaburirwa na Yesu, nawe byakubera kugushakira aho unaga urushundura. Ukeneye aho unaga urushundura muri iyi minsi izuba ryaracanye, ukeneye kunaga urushundura ugahenga ukeza. Muri iyi minsi akazi karabuze, ukeneye ko akubwira aho unaga urushundura, aho wandika ukadepoza akazi ukakabona. Muri iyi minsi hariho ibibazo bitandukanye, ukeneye ko akubwira aho unaga urushundura maze ibibazo byawe bigakemuka. Ukeneye ko akutungira agatoki aho wanaga urushundura ukabona ibyo kurya. Imana yacu tugirire neza cyane. Ukeneye ko yagutungira urutoki ukamenya aho wanaga urushundura, ugakura umuntu ugukunda utari indyarya, ukabona umuntu ukunda nawe akagukunda. Urukundo rutari urw'iki gihe, rwa rukundo rukaba nka rwa rundi rwa Dawidi na Yonatani, rukaba nk'agati gakubiranyije, mukaba nk'agati gakubiranije. Muri iyi minsi ingo zikeneye kumenya aho zijugunyirwa urushundura, zijugunya urushundura kugira ngo ingo zikomeze zubakike, kugira ngo imiryango ikomere, imiryango yubakike. Dukeneye kumenya aho tunaga urushundura ngo ubone umugabo uzagukunda. Ukeneye kumenya aho unaga urushundura ngo ubone umugore uzagukunda.
ukeneye kumenya ukunaga urushundura ngo abana bawe bagukunde, ukeneye kumenya ukunaga urushundura ngo ababyeyi n'abavandimwe bakomeze bagukunde, ukeneye gukurikira Yesu kugira ngo akwigishe buri munsi ajya kwereka aho unaga urushundura, kandi turamukeneye kugira ngo nyuma y'ubu buzima azatugirire neza, azadutuze mu gihugu cye mu ijuru aho yagiye kudutegurira. Imana yacu ishimwe cyane, bityo ducike urupfu rw'iteka, urupfu rwa kabiri rwe kuzagira icyo rudutwara. Dukeneye gukurikira Yesu, dukeneye kubana n'Imana, dukeneye kwitwa abana b'Imana, dukeneye gukora inshingano zacu neza, Imana yacu itugirire neza. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Mwifurije gukundwa n'Imana, hanyuma ikajya ikwereka aho unaga urushundura muri ubu buzima, ikajya ikwereka aho unyura inzira, ikagucira inzira mu kidaturwa, ikagucira inzira aho zitari, ikagufukurira iriba, ukajya unywa amazi wivomeye, ukajya unywa ku iriba wifukuriye, nawe byakubera unywereye ku iriba wifukuriye, nawe byakubera uri ibivuye mu maboko yawe, nawe byakubera. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Nawe bitabera, nawe byakubera, nawe byakubera, nawe byakubera, gukizwa neza nshuti byakubera, nawe byakubera, yewe mugabo humura byakubera, nawe byakubera, nawe musore humura byakubera, nawe byakubera, mukobwa mwiza nawe byakubera, nawe byakubera, kubaha Imana mubyeyi byakubera, nawe byakubera, nawe mwana nshuti byakubera, nawe byakubera, bigerageze urebe, nawe byakubera, nawe bitabera, nawe byakubera, nawe bitabera, nawe byakubera, nawe byakubera, mu kazi ukora nawe byakubera, nawe byakubera, niba utwara indege nawe byakubera, nawe byakubera, niba utwara imodoka byakubera, nawe byakubera, niba uri umunyonzi nawe byakubera, nawe byakubera, kubaha Imana humura byakubera, nawe byakubera, niba uri umucuruzi humura byakubera, nawe byakubera, niba uri umufundi nawe byakubera, nawe byakubera, muyede nawe humura byakubera, humura byakubera, ukora mu biro byakubera, nawe byakubera, gukurikira Yesu humura byakubera, nawe byakubera, niba uri umushumba humura byakubera, nawe byakubera, bigerageze urebe, bigerageze urebe, aho ukorera hose ushakashaka Imana, ujye ushaka ibyo ukunda, ujye ukora ibyo ikunda, ujye ukora ibyo ukunda, nawe bitabera, nawe byakubera, nawe bitabera, nawe byakubera, nawe byakubera, nawe byakubera,
kugira urukundo nawe byakubera, nawe byakubera, kwihana ibyaha nshuti byakubera, nawe byakubera, kureka amanyanga nshuti byakubera, nawe byakubera, kureka kubeshya nshuti byakubera, nawe byakubera, kureka ubusambanyi byakubera, nawe byakubera, kureka ubujura erega byakubera, nawe byakubera, kureka ibyaha nshuti byakubera, humura byakubera, bigerageze urebe, humura byakubera, bigerageze urebe, maze wubahe Imana nayo izakubahisha, niwe mugambi wayo, agakiza kakubere, nawe byakubera, nawe byakubera, ntuzajya utambuka bikubere, bigerageze urebe, bigerageze urebe, bigerageze urebe, bigerageze urebe, Imana yacu ivuga ukuri kose, ivuga ukuri rwose, ni ukuri kw'Imana, Imana ntabwo ibeshya, yigerageze urebe, yigerageze urebe, yigerageze urebe, kubaha Imana humura byakubera, humura byakubera, ugatambuka neza, ugatambuka gitware, humura byakubera, humura byakubera, ukazambikwa ikamba, ikamba ry'abizeye, abajya bizera Imana bazabana iteka, bigerageze urebe, bigerageze urebe, bigerageze urebe. Haleluya, haleluya, nawe byakubera kubaha Imana, gukorana n'Imana, kugendana n'Imana no kuzabana n'Imana. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yivuguruze, icyo yavuze no kugikora izagikora, izagikorera kwiyubahisha, izagikorera kwihesha ikuzo, izagikorera kugira ngo isohoze amasezerano, ntabwo izagendamo umwenda umwana w'umuntu, ahubwo uko bwije n'uko bukeye ihora yuzuza, ikurikirana ijambo yavuze kugira ngo irisohoze.